yasi ku Kimene Kinyanya izindiro Kimironko ujya kwana inzira amateka ndayibuka ibikoko by'ubugari nakokoraga muri resitora umanuka kwa Selemani hariya hepfo mu Kiduruduru ariko urayibuka mu Kiduruduru kwa Selemani Yesu urayibuka Imana impera umugabo umugisha witwa Bose akundengera mbanarishwe na bodaboda cyangwa se Rugabire Zubu cyane ko nubu kurara mu kiraro byari binzengereje aramanuka arambwira ati yewe Theogene uzanyeze unyijyanire icyo ni ikirere cy'imbaduko y'amavuta hanyuma rero iyo bibaye ngombwa ko asubira inyuma agacogora oyahumura yabaye ngombwa ko asubira inyuma agacogora igihe yamaze yifashe iyo agiye gukora ibyaha arabikuba ashyiramo speed. Reka tushimire bakunzi bacu bakunzi bakadatsoka Imana ibaha umugisha Uwiteka abagiriye neza kandi Imana ibatindeho cyane. Bibiliya ivuga iki? Iravuga ngo turabo yaremye ituremeye imirimo myiza muri Kristo Yesu kugira ngo tuyigenderemo. Mba nibutsa abantu kugira ngo mbibutse ko iki Imana yaturemeye. Hari umuntu ubayeho mu buzima bwo kubaho atazi icyo abereye ku isi. Kabara kugira ngo nukurya no kurongora gusa oya nagari ki Imana yaturemeye. Imana yaturemeye ngo dukore imirimo myiza muri Kristo Yesu kugira ngo tugendere muri Kristo Yesu. Rero reka nshimire umuntu wakanze subscribe n'umuntu wese utureba ibiganiro byacu ukundi ibiganiro byacu akabitindaho cyane akabireba igihe kirekire. Uwo muntu ntago twamushimira. Turamushimiye Theo ajya avuga ngo reka mbaho umwanya n'abatakanzeho bakandeho ariko guhera kuri isaha nzamuye amaboko ndabashimiye abantu bareba ibiganiro byacu uko bwije no ko abantu b'ingenzi mu buzima. By'umwihariko hari abantu bakunda Theo nabo ndabashimiye namwe mutukana reka tubashimire mukomereza n'abanyanga n'abamwanga nabo ndabashimiye tubashimire tubahe credit amashi Imana ibaho umugisha. Aka kanya rero reka dushimire n'aba diaspora Theo. Aba diaspora baracabaho harya narabibagiwe nanjye ariko babaho babeho mu mahoro. Reka tubashimire Imana ibaho umugisha noneho reka tubwire abantu bari mu bibazo Theo, abantu bari mu ntambara mu makuba mu burwayi bari dukurikiye bari mu bitaro. Abo bantu reka mbabwire ngo nukuri mwihangane kandi Imana iri kumwe nabo. Hari ukuboko gukomeye kw'Imana kuri hejuru y'ibyo byose bibarimo. Hari imbaraga z'Imana zikiza, imbaraga z'Imana zibohora, imbaraga z'Imana zikomeye. Imbere ya kamera reka nakire abakozi b'Imana ariko mbere na mbere kambanze nakire Theo. Theo uraho neza? Yesu nashimwe. Reka musabe usuza abakunzi b'Iriba ry'Abera TV abakunzi bazabonye abantu badukurikirana Iriba ry'Abera TV katubabwire ngo banyarukire kuri Nibishaka official barebe igitaramo gihari barebe igitaramo kimeze neza bagende bakande na subscribe. Abantu badukunda bicecekeye by'umwihariko jewe nta byinshi numva nshaka no kwinjiramo cyane uretse guhumuriza abantu bari muri Kongo abanyamurenge bavuga ururimi rw'Ikinyarwanda. Abantu hari abantu bari kuhura n'ibibazo bikomeye muri aka karere kacu ka Afurika y'ubuseruko umugani w'Abarundi. By'umwihariko abantu bari muri Kongo bavuga ururimi rw'Ikinyarwanda Imana bahagarareho kabisa. Mungu abane nabo. Hari ukuntu ujye bibabwira no mu Kigande mukama bakumenyo abakura amenyo abakumenyo barinde cyane. Mbese abantu bari mu bibazo bitandukanye kubanga nti wari we kisinge cyo mukama yagambye ntabwo numva uruganda nta kiruti cy'Imana yavuze. Yagira ngo ari kubwira inyoni do yamureba wagira ngo ari kumubwira uraho neza. Rero Theo reka n'uwo muri kumwe asuhuze abakunzi bacu. Uyu mugore nawe nasuhuza abantu. Turabashuhuje abantu badukurikiye
amahoro y'Imana abane nabo kuri no yabivuze TV Niyo kuri zaburi yacu no yabivuze TV ibiki Imana niyo yabivuze ibiki nyine yavuze ubu se ntabiriho nyine ari kukubaza ibyaribyo ni ibiki yavuze birahari yavuze ko izantabara yavuze ko impaye ubuzima yavuze ko impaye urubyaro ibyo yarabikoze yego rero ntabwo twayikamira mu kitozi rero tubwire abantu badukurikiye Imana ibahereza umugisha kandi uburyo babana natwe uburyo badukunda ariko uranjijishije mujishije gute niyo yabivuze ni Imana niyo yabivuze kandi ibiki nyine nahaturi aha nicaye reka nivuge aha nicaye yarambwiye ko nzahicara isi yose ikagenda ubwo wari ufite isezerano ryo kuza ku mihanda ntacyo bitwaye wari ufite isezerano ryo kuza hano mu cyane mihanda rwose twariribira oya biba ari bibi bitewe n'uko umuntu yabyitwaye ariko ntabwo baragukubita komanteri mfasha komateri se batazinkubita zanabura bamuhaye nyina bampaye mama iriya yihorera reka twikomereze twigarukire mu byacu iyi si ni danje twigarukire mu byacu icyo gitoki cyawe rero kiri kumbangamira oya ntabwo nari nashizemo indege shyiramo indege kandi abantu barabizi ko kamera yanjye bayibye bihangana ubu ndi gufatisha ku bundi hagize umugiraneza uguha kamera barakomeretse abanyarwanda nta muntu ngiye nkibwira ikibazo abakozi b'Imana bakomerekeje abantu b'Imana reka mfatishe telefone nta kintu bimbwiye ukibivuga bahakomerekeje abantu ariko ndagira ngo abantu muri ino minsi ariko ntabwo ababakomerekeje ari mwebwe ntabwo ari twebwe twese bikomerewe reka mbabwire none se tewe ni iki twakora kugira ngo abantu bikoma biba abantu bankunda bankurikirana banzi neza barabizi ko ntajya nishushanya banyarwanda yaba ari abadiaspora yaba ari abari hano mu gihugu ibintu byitwa iby'abarokore barabihazi rero niyo mpamvu ugiye ari imbere nakagombye kuba nanayibonye kera ariko ubu wayingurira sava Imana yamuha umugisha ariko utanayiguze nshingiye ku bibera muri iyi si ariko Theo aho ngaho wenda nkubwire ntabwo abantu bose ariko ari babi hari birindwi bitarapfukamira Bayali Theo ibyo bintu bya birindwi ntabwo ajya byemera yavuze ko n'ibyo birindwi byakomeretse byarakomeretse rega biracumbagiye n'indwara bararwaye wese urabona ari bazima none dukora iki ni ukwicara tukavuga tuti arakaramba Yesu wadukuye ku cyavu akatwicira umwaku n'ibisigisigi byawo akabyarira guheka uyu mwene Mariya haleluya we no kukurengera haleluya nuko nisanze mu bantu naho ibindi hafi nyiri nkuru si uyiba hanyuma dushima Imana izahura abantu nguriye imineke ya desa Theo unyibukije akantu musi umwe nayoye ibifu byo munsi y'inuza musi iyi minsi ndimo ndirinda ibintu byatuma mfashwa umva se Theo umva ibuka haramwiza indurura hibuka kwa Selemani tubyina tukabyina icyuya kikaza noneho byagera nimugoroba umugabo wawe twabyinanaga bahe arahari mu rugo iyo bari ko kunshingira se baba bashingiye kuki nyine abura bihorera Theo uyu ni umugore wa mani irafasha abura bihorera umuhungu nibyariye mu gakiza mu minyururu y'ijambo ry'Imana bango mwarabyinanaga n'icyuya ayiwe ngo uzikurinda Mana we uzikurinda Mana we zikurinda Yesu we si ibyo bintu namwe nibyo twavuganye ave byihorerega none se aka kanya inyanya z'ibimene none se aka kanya twese abahanuzi bose bapfiriye gushira bashiriye ku inyanya z'ibimene koko kuri kamera nta makuru ufite ngo nibikoko sabiye umugisha umugabo witwa Bosco ubwo yarapfuye nta kiriho utwara imodoka y'ifuso wanguriye imineke ya desa maze gatatu sha oya ibyo ndabizi ngewe ndabikurura Imana ishimwe none ubu ngo Bosco uramuzi w'inzobe muto wabaga ku munara ni Papa Queen kwanza Papa Queen warakoze Imana imuha umugisha ahari ariko Imana yaramuteturiye shayi mukubita ikintu ubu mu bantu bagura iminsi yo kuryama ntawe urimo haleluya erega kera abantu bagifite ubumuntu bagifite gutinya icyaha n'igisa nacyo bagifite ya miziro ya ndi umukristo
yego umuhanuzi yinjiraga iwawe bigahinduka yego sha ariko n'ubu ko kantu uvuze Theo n'ubu ugeze ngo iki n'ubu oya ubu ngubu ahubwo bakuzanira imyako oya ntabwo ibyo ngende ndemeranwaho namwe ubu nuzere uzi wanjye uri umuhanuzi wabunzaniye imyaka wibeshya Theo harimo abantu Imana igikoreramo reka nkubwize ukuri njyewe Theogene abantu batuziranye nta muntu nje kuvuga ahangaha muhumure nta nkuru zantuza zingaruye aha nabasezeranije ko zirangiye kandi burangiye warabivuze iyo nkubwiye ngo iki kintu kirarangiye burya kuri nge kiba kirangiye kera umuhanuzi yinjiraga iwawe kugira ngo umenye ko isanduku y'Imana yinjiye iwawe imbeba muri parafu zaribwirizaga ntumenye aho zinyuze zigaceceka abantu bakomerekejwe n'abahanuzi bihangana tubivuze gutyo basi mbakomere tagira ngo nkubujije abaguha ituro cyangwa se abamituro se bahe oyajyana gumana ariko byibura abantu mwakomerekejwe n'abahanuzi mwihangana none se Theo ko rega ngenda bizi bakomerekejwe n'abapasiteri byose kimwe ni igisata cyagose konzi ko nawe mu bantu bakorera Imana urimo ushaka kubwira umuntu ngo arapfuye agapfa kuki wumva ko Imana itagifite abantu bagikorana n'umwuka konzi ko kandi muri abo ngabo nawe ariko ndabikubwira shingiye wenda kubz'Imana igende gukoresha cyangwa yagigukoresheje mbona kuki wumva ko Imana idafite abantu bagikwana nayo mama navuze ngo barahari ntago navuze ko bashize ariko barahari ariko 80% ni intumbi zigenda oya ntago bose ariko bapfuye nyine nanjye nyine 20 ni bazima ariko 80 ni intere none aho bafungiye insengero we intumbi ni nyinshi Imana dutabare dukomereza amaboko usigaye uhura na ntuza na gasipari wafashwe ryarate Tibundi se nari mbangwara ryoha mbanga mwami wanje ntago twabatera amabuye nitwana gaseka oya bateye amabuye ndi kukubwira aho subu ndishimye nyine dukwiye ahubwo gusenga tukabwira Imana ngo Mana ongera ubagarure mu kurufatiro sengese ko mwijanditse mu bintu by'intambara murahari muri abo ngabo ntabwo ndimo kandi ariko bose ariko bijanditse mu ntambara dore umuntu ejo bundi yaraje ati iyi kamera ni iyanjye iyo yawe abarayitwaye iyi se ko ari telefone urabona atari telefone yego ubu kamera bakoramo urabona ntari gukora mu ahubwo ako gatoki kawe ndakiyema kari guhita gakingiriza ihangana noneho abaraje ariko umuntu wayigambaniye se azi ko ntamuzi ati wowe nibishaka kamera yayiguze muri okaziyo kandi urazi ko ikintu cya okaziyo uje nta fagitire kigira uje wese yakita iki ariko nabonye isomo rikomeye nuko umutipe baraje ati ikamera ni iyanjye ndayifashe ariko nkaba nari maze gatatu ndota ndi kurya ikigori cyokeje mu ziko ngeyo ndose inzozi simita nzijugunye ndangije ndituriza ndaceceka hano hari abantu benshi bati wibeshya wenda yaba yarayiguze ari injura ariko ntabwo nibishaka yakwiba ntiwiba nuko uzi icyo namukoreye se nambwiye ni wowe nyandikira urwandiko shiraho na nimero yawe ndangamuntu kubonye ibyawe yari yagiye kundega muri RIB ko yafatanye kamera ye yego amwana rega izo nzego nimuzihorere muzireke ko njye mfite amakuru ko umuntu wese utunze icyo abandi azagisubiza nta n'umugezeho ubu wasahuye muri Kongo cyangwa wasahuye hehe ibyo ni akazi kanyu nuko twigarukire hano ndavuga nti ishya kamera naguze 800 akira wowe njyewe wowe unsinyire gusa ko nyiguhaye ubonye ibyawe kandi dushireho n'abagabo babibonye ushireho na nimero yawe ndangamuntu ntagiye mu ariko mwabaye muke amahoro niyo ya mbere ubundi abayuda tuwita nabo bararaturika nabo urumva yego ndikumva rero baradusenga nabo barahari pe tunasengana barahari ariko kubesha n'icyaha byakugora kumenya aho umuntu w'Imana ataha ubu ngubu cyakora byakugora pe ahubwo
kumenya aho ataharambika umusaya harambika umubiri ntabwo Oya, byakugora ahubwo ibyumba nyine by'umutima ahaba yewe ibirometero wakora kugira ngo ugere ahantu hari umuhanuzi w'Imana. none se Theo barahari. haracyariho abahanuzi bari Umuki? abahanuzi baracyariho Abahanuzi bariho ariko biragoye kubabona. bafite pararizi. bango birakwiye no kumenya Wumvishe Theo ijambo avuze? Wumvishe ijambo barahari tavuze? ariko uruhande rumwe bararwaye ni rufite pararize, urundi rujya kubamo ruzima. Then ni gutya kuwa mbere babirimo, kuwa kabiri byahengamye. Theo nyinjije ahantu heza. Hari ubushakashatsi nakoze bwanjye nifuza ko umfasha. Nukubera iki abahanuzi cyangwa akenshi mbibona ku bamama b'abahanuzi. Nukubera iki aribo bantu batwara abagabo b'abandi nje no ku bagore. Nukuri iki ko abagore nabo abagabo nabo benshi baba ari abasambanyi biterwa n'iki? Tegereje iyi si nibikorerwamo, imfubyi zirataka zifashe ku matama, haleluya, kurwara no gupfusha biragwiriye mu isi we. Mperako ndavuga ni icyamaye sakaza, uzaza ryari Yesu ngo wime ingoma yawe, ingoma y'amahoro abera baruhuke. Iyo ubajije ikibazo ngo ni ibintu mbona abahanuzi barasambana abahanuzi reka mbivuge mu kinyarwanda kidafite runaka cyangwa undi muntu runaka. Iyo batoraguye b'abana baba ku muhanda bakajyanwa mu bigo ngororamuco, simbizi wenda bakabajyana mu bigo Iwawa n'ahandi. Iwawa nta rumogi rubayo, ariko iyo batashye impamvu batarunywa nuko nta ruriyo, ariko baba bagiye no kwiga. Ariko reka nivugire ibya uretse yivugire ibyo. Impamvu batarunywa ntarwo basangayo. Bajyanwa hataba urumogi, bajyanwa hataba ibiyobyabwenge runaka, ariko iyo babarekuye ngo batahe baba bagarutse hahandi babakuye. Gute ushobora kumbwira ngo inzoga ni umukobanyi, inzoga zirakubaganisha, zikoresha ibyaha, hanyuma ntufunge uruganda ruzikora? Bivuze ngo ukaba umuntu abwiriza ibyo ngibyo agacuruza inzoga, none se nyine adasanabye aho. Impamvu abarokore basambana, imibiri yabo iba muri gereza kandi nta rukiko rwayikatiye. Noneho iyo bacitse ku ishumi sasa rero bamarirayo, basambana nk'ababyikuraho. Yesu none se neza buretse ajyamo neza agafashwa akumva arakomeye, ati mwami Yesu nukuri kose waranzahuye, ubundi umuntu umaze kubibona neza, nubona ngiye gusambana uzanyice, nubona ngiye gucinya umuwo twashaka. none se ubwo Yesu azatwarana? Yesu azatwara abari ku murongo ku rutonde. None se ifishi ye ntiyuzuye nta makuru mufite? None se ko mwajyaga mutubeshya ngo Imana yavuganye namwe ngo zinzanjye amanye natwe. Ubu njyo nkubeshye ngo ntago yavuganye nanjye. Nabo ngabo uvuga ngo yavuganye. Reka nkwaze ikibazo. Wenda ne kwigira mu isi mwiza nanjye mba mu isi nk'abandi. Ubu kuba nta mugore mfite nuko ntabo mbona. Oya ntabwo ari kutababona. Nese naramubuze? Ntabwo wamubuze. Ngewe nibyo njya mbwira abantu, njya mbona hari Igobe, umuyobozi w'Igobe yigeze aza ati kuki utarongora? Ko si Igobe ko ari igimbwa. Nese ni ngewe wabize. Umusubiza iki? Angana ariko hari muganga ngewe wanyandikiye umugore mwikayi mwikarine yanjye muri mituweli yanjye mu bwisungane mu kwivuza, umugore nawe urimo.
urumva ariko naje gusanga njye nikundaniye n'umugore w'umudiaspora mu minsi yashize urangije uranabivuga ubwo bukwe sinanabutangaje warabivuga